Yes, amahoro y'Imana kuri mwese n'ibihe byiza muri rusange. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, umujyi wa Kigali no hanze y'u Rwanda hose. Nizere ko mumeze neza cyane. Ndagira ngo tuganire kuri Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Perezida Antoine Felix Tshisekedi ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Iki ni ikiganiro usabwa kumva rwose, abantu mukurikira ibiganiro byacu munabizi ko tugerageza kuganira ibintu by'ubwenge, kandi ibiganiro byumvwa n'umuntu ufite ubwenge. Umuntu wese wumva ufite ubwenge bwo kuba wasobanukirwa iyi politiki y'aka karere, icyo ngusabye no kumva ibiganiro byacu kuko birimo byinshi, birimo amakuru menshi ukwiriye kuba wamenya. Ndagira ngo tuganire mu magambo ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni agaruka ku mubano mubi ndetse n'umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagarukaga ku ntandaro y'intambara ndetse anagaragaza kimwe mu bisubizo. Ibyo byose ni ibintu bigaragara. Anateguza abantu ikiganiro cy'amateka rwose ngo kigiye guhuriza hamwe aba bagabo bombi. Iyi ni inkuru nziza. Ubugande buramutse buhurije u Rwanda na Kongo, rwose cyaba ari ikintu cyiza cyane, kinasa neza mu buryo abantu badatekereza, kuko ntekereza ko ku bwanjye n'ubundi leta ya Uganda niyo ifite urufunguruzo, ni nayo ifite ububasha bwo kuba yagira icyo ikora ku mpande zombi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amateka menshi ihuriyeho na Uganda, hari amateka menshi Uganda ihuriyeho n'u Rwanda. Ibyo byose ni ibintu bituma mu mboni zanjye mbona ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni ari we ufite urufunguruzo rw'ibi bibazo, ndetse nk'uko yanabibajijwe n'abanyamakuru bamubajije bati rwose nka Uganda nk'igihugu uyoboye imyaka irenga 40 ndetse ukaba uri n'inzobere mu bibazo by'aka karere, bimwe na bimwe binavugwa ko Ubugande bwagizemo uruhare, birimo ibijyanye n'imiyoborere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Avuga ko kubwe rwose leta ya Uganda yagerageje kuba yahuza impande zombi, ndetse anavuga ko mu minsi 3 ishize uhereye igihe bakoraga icyo kiganiro cyangwa se abanyamakuru bamubazaga, avuga ko yagerageje kuganira na Perezida Tshisekedi amwereka uburyo ibintu byajya mu mahoro, ngo urugendo arimo uyu Yoweri Kaguta Museveni ni urwo guhuza ibihugu byombi. Ngagiye gutegura ikiganiro gikomeye cyane kigomba kuba mu kwezi kwa munani. Yavuze ko rwose ngo hari inama igomba kubera i Kampala igahuza Perezida Paul Kagame, igahuza na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo ni ibintu bigaragara rwose mu matwi yanjye ndetse no mu maso yanjye nakire neza, kuko nari maze igihe mbona ibi bintu biriho, by'umwihariko iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ubona ko bishaka kuba byaprofitira muri iyi ntambara, bikaba byasahura ibihugu by'umwihariko byo muri Afurika, birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Iyo ni imwe mu mitego Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateze ibi bihugu bya Afurika byo kuba iziga kongeza intambara cyangwa se ikenyegeza kugira ngo ikomeze ibonemo icyo twakwita nk'amaramuko cyangwa se ikuremo amikoro aremereye, kuko iyi ntambara ya Kongo ifite ibintu byinshi, irimo ubushobozi bw'amafaranga, irimo n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Dushingiye ku mitungo kamere y'aho barwanira, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kimwe mu bihugu bifite ubutunzi kamere bwinshi cyane. Ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kubona ko leta ya Kongo rwose hari uburyo bakorana, by'umwihariko mu bifite bihuriye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, niyo mpamvu mubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi ibyemezo byose bifatwa ibogamira kuri leta ya Kinshasa. Ibyo byose ni ibintu bigaragara wenda tutagiye kugarukaho cyangwa se tutagiye gucengeraho mu mizi, ariko ku bwanjye rwose ndagira ngo tuganire mbere ku ruhare rwa Uganda mu guhagarika ibi bibazo, cyangwa se uburyo Uganda yaba umuti w'ibi bibazo. Nshingiye ku mateka y'ibihugu byose, leta y'u Rwanda by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi, bose barakubwira ko leta ya Uganda ndetse na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ni umuyobozi umaze igihe ku butegetsi kubarusha, ndetse wanagerageje gufasha buri ruhande, kuko murabyibuka ko leta ya Uganda yafashije inkotanyi kuba zakitegura, baziha ubuhungiro ndetse banabafasha kuba babaha ibikoresho n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo bagabe ibitero ku ngabo z'u Rwanda, ndetse banabohora igihugu bagikure mu bihe by'amage igihugu cyarimo. Ibyo ni ibintu bigaragara, uruhare rwa Uganda aho ngaho runumvikana. Kandi muribuka intambara ya mbere ya Kongo ndetse n'intambara ya kabiri ya Kongo, ni intambara u Rwanda rwagizemo uruhare ndetse na Uganda. Ni intambara abarimo ba Fande James Kabarebe, ba Fande Mubaraka Muganga n'abandi bagiye batandukanye barwanye intambara, ndetse
n'andi makuru menshi yagiye agaragara kuri iyi ntambara ni uko leta y'u Rwanda yafashije bamwe mu bayobozi kujya ku butegetsi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose ni ibyo mbona ko uyu mwuka mubi tubona w'ibihugu ndetse no gushyamirana, kugabanaho ibitero bya hato na hato, ibyo byose mbona n'ubundi bigomba gukemukira muri ibyo bihugu bitatu. Ibintu byo kumbwira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo Perezida Donald Trump, ngo n'abandi bagiye batandukanye, izo za Angola, iyo Qatar n'ibindi bigiye bitandukanye, ibyo ngibyo ku bwanjye mbibona nka business ariko ishingiye ku ntambara. Mu mboni zanjye niko mbibona, wenda namwe muraza kutubwira uburyo mubyumva cyangwa se n'uburyo mubibona. Mu mboni zanjye mbona ko ni business ishingiye kuri iyi ntambara iri kubera muri aka karere, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari akayabo kenshi yungukira muri iyi ntambara, harimo kuba yatwara imitungo kamere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Narababwiye ngo iki kiganiro tuzajya tuvuga twerure mu mazina kugira ngo byose mubisobanukirwe, nta bintu byo kuza turya indimi cyangwa se tujijinganya mu kuvuga ibiri kuba bigaragarira amaso y'abantu, kuko nta muntu utabibona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite inyungu muri iyi ntambara. Murebe uburyo ishyiramo imbaraga, igashyiramo ingufu izo arizo zose, ariko nta na rimwe yifuza ko iyi ntambara yahagarara. Izakora ibishoboka byose. Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo imeze nk'igihugu cyiza, cyangwa se nka wa muntu uza gukiza ariko akaza bakomanya imitwe, akaza akubita hose, ariko yareba wa wundi ufite ubushobozi akaba ari we arengera, cyangwa se akaba ari we ajya ku ruhande n'imyanzuro afashe, ibihano afashe, byose bikaza bibogamira kuri wa umunyantege nke kugira ngo abe yamuhutaza ku bw'inyungu afite kuri wa wundi ufite icyo afite yamukuraho. Ibyo byose ni ibintu bigaragara na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiye agarukaho. Ariko ndagira ngo abantu murebe ibiganiro byacu, ndabizi ko mufite ubwenge, muranariza, ndakeka nta kintu mvuga mutumva, ariko ndagira ngo mbabwire ngo muduhe ibitekerezo ku bwawe, aho dukurikiye uherereye mu Rwanda, hanze y'u Rwanda n'ahandi hagiye hatandukanye, ku bwawe mu mboni zawe, nk'umwe mu bamaze kugira ubumenyi cyangwa se ufite ubumenyi uko bwaba bungana kose muri iyi politiki y'aka karere, ubona mu mboni zawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gisubizo cy'ibi bibazo? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite urufunguruzo rwo kurangiza ibibazo? Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari icyo zakora ibibazo bikarangira? Ibyo nibyo nshaka ko muza kunsubiza. Cyangwa muri ku ruhande rwanjye namwe mwemera ko Leta ya Uganda n'ubundi na Perezida Yoweri Kaguta Museveni bafite urufunguruzo ndetse n'ububasha bwo kuba bahagarika ibibazo by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibibazo byose byakaduka muri aka karere Leta ya Uganda ifite ubushobozi n'ubushake bwo kuba yabikemura? Kuko nk'iki kiganiro Imana niyibyemera cyangwa se nibikunda iki kiganiro abakuru b'ibihugu byombi bakacyitabira, ntekereza ko ari ikiganiro gishobora kuzavamo byinshi, gishobora kuzavamo amakuru meza by'umwihariko ku Banyarwanda ndetse n'Abakongomani. Ibyo byose ni ibintu bigenda bigaragara, cyangwa se ni ibintu mu mboni zanjye mbona ko iki kiganiro Perezida Yoweri Kaguta Museveni yateguje abantu ko kigomba kwitabirwa n'impande zombi, ndetse ngo Uganda hari ingingo zimwe na zimwe yamaze gushyira ku murongo zo kugira ngo babe bakemura ibi bibazo by'akarere. Ibyo byose ni kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Ariko sinzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose zo mu mboni zanjye sinemera ko zifite urufunguruzo rw'iyi ntambara. Simvuze ko ubushobozi batabufite, ahubwo ubushake cyangwa se no kuba batekereza kuba intambara ya Kongo yahagarara, kandi mbabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite byinshi yungukira muri iyi ntambara. Biragoye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo ikora ni ukwenyegeza kugira ngo bikomeze bigurumane umusaruro wabo, cyangwa se n'ibyo bakura kuri Kongo bikomeze kugeza imyaka n'iyindi, nyine ubutunzi bwa Kongo bukomeze bugende. Ibyo byose ni ukugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze, tukareba n'uburyo bigomba kugenda birangira. Reka mfate umwanya nshimire buri wese waduhaye umwanya wo kumva ikiganiro. Uri uw'agaciro wowe wamaze kubakanda subscribe, rwose urumve ko uri umuntu w'ingenzi. Ibi ni ibintu byinshi twaganira, ndetse hari n'ingingo nyinshi twaganiraho, ariko ndagira mbabwire ngo ku bwanjye nuko mbyumva, namwe muraza kutubwira uko mubyumva kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Mbibutse ko iki kiganiro ni ikiganiro cy'abanyabwenge, tuganirira ibintu by'ubwenge ndetse tukanarebera hamwe igisubizo cy'akarere kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane, kubwo kwifuza Afurika yigenga, Afurika izira gupyinyagazwa ndetse no guhonyorwa ku burenganzira bwa muntu. Ku bwawe no ku bwanjye twabikora kandi byarushaho kugenda bimera neza cyane. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ubwo turaza gusubira mu bindi biganiro byacu biri imbere. Ciao ciao.